Imirimo yo gutunganya ibishanga bitanu byo mu mujyi wa Kigali igeze kuri 67%, ndetse bitarenze muri Mata 2026 biteganyijwe ko bizaba byatashywe. Ese bino bishanga bireye muri iyi mirenge? Bino bishanga bizatwara amafaranga angahe kugira ngo bibe birangiye? Ibi bishanga se bifite ubuso bungana iki? Kana subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV. Tujye tubona mugano byacu ku bugiye nuko bwije. Bahaye ikaze rero, ndacyari Cedric n'ibisanzwe. Ibi bishanga rero byitezweho guhindura isura y'umujyi wa Kigali, birimo igishanga cya Gikondo gifata igice cya Remera, Kimihurura, Gatenga, gihura n'igishanga cya Rwintare gifata igice cya Kacyiru n'igice cya Muhima, bigahurira n'igishanga cya Muhima aho bakunze kwita ku Kinamba, naho igishanga cya Kibumba gihuza umurenge wa Kinyinya, wa Gisozi, n'igishanga cya Nyabugogo gihuza umurenge wa Muhima na Gatsata. Bino bishanga biri ku buso bwa hegitari 500. Icya Gikondo kizaba gifite ubuso bwa hegitari 132, icya Nyabugogo gifite ubuso bwa hegitari 131, icya Kibumba kiri ku buso bwa hegitari 68, icya Rwamara gifite ubuso bwa hegitari 65, ndetse n'icya Rwintare gifite hegitari 65. Ino mirimo izatwara miliyoni 80 z'amadolari. Gusa igice cya mbere kizatwara miliyoni 32 z'amadolari. Ibi bishanga byose bizaba bifite inzira z'abanyamaguru n'abanyonga amagare zireshya n'ibirometero 61. Hazashyirwamo ibyuzi bifata amazi 13, birimo n'ikiyaga cya Nyabugogo kizaba gifite ubuso bwa hegitari 10. Igishanga cya Gikondo gifite ibyuzi 4, icya Kibumba gifite ibyuzi 5, icya Rwintare gifite 1, icya Rwamara gifite ibyuzi 2. Ibi bishanga kandi byashyizweho n'imitego 142 ifata imyanda. Igishanga cya Gikondo kizaba gifite imitego 24, imitego 16 mu gishanga cya Kibumba, 48 mu cya Rwintare, 30 mu cya Nyabugogo na 24 mu cya Rwamara. Hazaba harimo n'uturwa turi hagati mu byuzi 14, turimo 4 tuzaba turi mu gishanga cya Gikondo, 6 mu cya Kibumba, 1 mu cya Rwintare, 2 mu cya Nyabugogo na 1 mu cya Rwamara. Imirimo yo gutunganya igishanga cya Rwamara igeze kuri 38%. Icya Gikondo cyo kigeze kuri 70 gitunganywa. Icya Rwintare kigeze kuri 62%. Icya Kibumba kigeze kuri 76, naho icya Nyabugogo kigeze kuri 59. Umukozi wa REMA ushinzwe porogaramu yo gukurikirana ibikorwa byo kurengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima, Uwera Martin, yavuze ko mu gishanga cya Nyabugogo kiri inyuma kubera ko hari gukorwayo ikiyaga kandi
Iyo mirimo ikaba isaba imbaraga n'ibikoresho byihariye kugira ngo icyo kiyaga kibashe kuboneka. Ku gishanga cya Rwampara ho impamvu kiri inyuma ni uko cyatangiye gutunganywa mu Ugushyingo 2024, mu gihe ibindi byari byatangiye gutunganywa muri Werurwe 2024. Kandi igishanga cya Gikondo cyaha umwihariko wo kugaragaza ibyiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo, kizashyirwamo amasomero aho umuntu yagurira amazi n'ibifasha abahasuye. Igishanga cya Rugenge rw'Intare cyahawe umwihariko kugira ikidendezi kinini kiri ku buso bwa hegitari 5 gifata amazi aturuka mu cya Rwampara na Gikondo, cyagenewe kugaragaza intambwe u Rwanda rwateye mu kubungabunga ibidukikije. Ni mu gihe igishanga cya Kibumba cyagenewe uburobyi, hari ibyuzi bigenda bikurikirana bitandukanye. Hashyiriwemo kandi ahagenewe ubusitani bw'indabo, hari n'inyubako igaragarizwamo ibijyanye n'uburobyi bw'u Rwanda. Nanone igishanga cya Nyabugogo cyo cyagenewe ubushakashatsi no kwigisha ibijyanye no kurengera no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Igishanga cya Rwampara cyo cyagenewe kumurikirwaho ibikorwa n'ibikoresho bigaragaza umuco nyarwanda, ibihingwa biva mu Rwanda, ibiribwa bihabarizwa ndetse n'ibindi. Uwera yakomeje agira ati tuzakoreshamo amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba mu rwego rwo kurengera no kubungabunga ibidukikije. Inzira zose z'abanyamaguru zizacanirwa n'aho abantu baparika imodoka. Uwera yavuze ko abantu bataremererwa kuba bakogera muri bino biyaga bishingiye ko muri bino bishanga hakoreraga inganda zikoresha ibinyabutabire bitandukanye. Buri mezi 6 bapima ingano yabyo. Uwera akavuga ko bigenda bigabanyuka, nibishiramo nibwo abantu bazemererwa kuba bakogeramo. Twigire mu gice cyagenewe ibikorwa remezo. Mu gishanga cya Kibumba hazashyirwamo ibibuga by'umupira w'amaguru 2, mu cya Gikondo hashyirwamo 1, mu cya Rwampara hashyirwamo 2. Mu gishanga cya Kibumba hazashyirwamo ibibuga 2 by'umupira wa basketball, mu cya Gikondo hashyirwamo 1, mu cya Rw'Intare hashyirwamo naho 1. Nanone mu gihe mu gishanga cya Kibumba hazashyirwamo ibibuga by'umupira bya volleyball 2, icya Gikondo hashyirwamo 1, Rw'Intare hashyirwamo 1, mu gihe mu gishanga cya Gikondo hazashyirwamo ikibuga cya handball 1, no mu cya Rwampara hashyirwamo ikindi. Uwera yavuze ko mu Ukuboza 2025 imirimo yo gutunganya ibishanga izaba yarangiye. Icyakora bazayimurika muri Mata 2026 nyuma yo kugerageza ko ibyakozwe bikora neza. Uwera yavuze ko umumaro w'ibishanga watangiye kugaragara, uretse inyamaswa zatangiye kuzamo n'imvura nyinshi iherutse kugwa yerekanye umumaro wabyo. Yavuze ko kandi Nyabugogo imvura yaragwaga imihanda ikuzura, ariko mu minsi ishize haguye imvura nyinshi, ariko ngo babonye ko itatumye imihanda yuzura. Kugeza ubu u Rwanda rufite ibishanga bigera kuri 915.
reka amashimire mwese twabanye muri icyo kiganiro. Nitwa Niyonshuti Cedric, kanda subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV. Tujye tuvana mu biganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Mukomeze kugira umunsi mwiza.